Ndabahobereye ntore z'Imana kandi bana b'Imana dutaramanye kuri uyu munsi mbasakajeho imbaraga ububasha n'ubutwari kugira ngo mukomeze mukotanire ibyiza by'ingoma y'ijuru kuko ari igihe cyo kubisakaza mu isi hose maze bose bakabona umukiro n'agakiza k'Imana yacu. Nimukomere rero ku murimo mwatorewe kandi mwahamagariwe kuko mbashyigikiye mu rukundo rwanjye kandi mu burinzi bwanjye butaretsa, nkahorana namwe, ngendana namwe kandi nkorana namwe ibikorwa bikomeye bironkera isi yose amahoro n'umugisha. Turi kumwe rero kugira ngo nkomeze mbashyigikire kandi mbateze intambwe ibafasha kujya mbere mu rukundo rw'Imana kandi ifasha kiremwa muntu guhugukira ibyiza by'ingoma y'ijuru, kuko benshi barangariye muri twinshi kandi benshi bari kugenda mu nzira bumva ko ziboneye nyamara zitaboneye mu maso y'Uhoraho. Akaba ari igihe rero cyo kugeza agakiza kuri buri wese kugira ngo amenye icyo Uhoraho Imana yamuhangiye kandi yamuremeye, kandi buri wese amenye yuko agomba kwinjira mu gushaka kw'Imana kugira ngo akore icyo Uhoraho Imana yamuremeye kandi yamutoreye muri iyi si. Turi kumwe rero kuri uyu munsi mbashishikariza urukundo biremwe mwese muri ku isi kugira ngo mwigize kure ikibi kibatandukanya n'Uhoraho Imana isumba byose, kuko igihe cyegereje kugira ngo Uhoraho yururukire guhemba no guhana kandi yururukire gutanga ibyiza by'agatangaza ku babaye intagorama ku ijambo rye. Ariyo mpamvu dukora uko dushoboye umunsi ku munsi kugira ngo tubashyigikire kandi tubakomereze intambwe mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Ndahari rero ndaganje mu nteguro y'ibikorwa byanjye byanzanye mu isi mu gukwirakwiza imbaraga z'ikibatsi gitagatifu kugira ngo mwene muntu ibimuziga n'ibimuzitira bashe gukurwaho kandi bibashe gutamururwa bivanwe mu mayira. Nkaba rero nkomeje kubarwanaho kandi kubarwanira urugamba inkundura, kuko ndi umurinzi w'isi yose kandi nkaba ndi umurinzi w'ibiremwa byose biri mu isi kugira ngo nkungahaze mwene muntu icyiza kimufasha gutera imbere kandi icyiza kimufasha gusabana n'iyamuhanze kugira ngo urukundo rw'Imana rumwigarurire kandi rusabane nawe, bityo kiremwa muntu abone urukundo rusendereye kuko muri benshi rwakonje. Akaba rero ari igihe cyo gutanga imbaraga kugira ngo mwene muntu ahabwe ubuzima bushya muri Nyagasani Yezu Kristu. Nimube maso rero kandi musenge biremwa mwese muri ku isi kuko ibihe atari bya bindi kandi Uhoraho Imana agiye kururuka mu mbaraga ze no mu bubasha bwe gukora imirimo n'ibitangaza mu isi ye ndetse no mu biremwa bye byose, kuko ntawe umusumbya ijambo kandi ntawe umusumbya ububasha n'ubushobozi. Nimwitegure rero kandi umuhore muri maso, muzirikane ko uwibanze n'imperuka ari Nyagasani Yezu Kristu ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanyu, ari we mugomba kwitaba karame kandi ari we mugomba kurangamira iminsi yose y'ubuzima bwanyu, muharanira kogeza hose ingoma ye kandi kwamamaza ijambo rye mushize amanga ibindi benshi bahugiyemo, kuko ibibatandukanya n'Uhoraho ibyo byose bizahita nk'umuyaga kandi bigahita nk'igihu. Kandi akaba rero ari igihe cyo kubabwira ngo mwisigamire icy'ingenzi gikomeye kandi mwizigamire icy'agaciro Uhoraho Imana azabahembera kandi Uhoraho Imana azabaheramo umugisha. Nimwizigamire rero ubukungu buhishe bwo mu ijuru kandi mwizigamire ibyiza by'agatangaza bikomoka mu biganza by'Uhoraho. Dore Uhoraho ateze ibiganza ahereza abamwiringira kandi abamwizeye bose bari ku isi. Abipfumbase ku munsi w'urubanza muzajya he? Kandi abipfumbase munangire imitima ntimwakire urukundo rw'Uhoraho. Igihe cyo kwishyuza kwe muzahungira he? Ku isi yose ari ye, ndetse n'aho muhagaze namwe ubwanyu mukaba mutifiteho ububasha n'uburenganzira ku Uhoraho Imana bafiteho ijambo mu buryo bukomeye ko ari we wabaremye kandi wabahanze. Ni igihe rero cyo kubaburira kugira ngo mugaruke kandi murangamire uwabaremye wabahanze, kuko ari igihe cyo kurandura udusigisigi tw'umwanzi aho tuva tukagera, kuko se ikibi nta jambo agomba kugera ku biremwa, ndetse n'imbuto mbi yabibye mu bantu izo zose zigomba kurandurwa zigakurwaho kandi zigatwikwa zigakongorwa, maze mwene muntu agasigara yuzuye urukundo rusarusa kandi yuzuye
ububasha bukomeye bwa Roho Mutagatifu umuyobora kandi bumwigisha igitunganye. Iki gihe rero ni igihe cyo gucangura iby'umwanzi yavangavanze mu bantu, kugira ngo ikibi cy'umwanzi gikurweho hasigare icyiza horaho Imana yaremanye mwene muntu. Nimukomere rero kandi mukataze mube intwari ku rugamba, bemera mwese mufatane urunana kandi mushyigikirane mufashanye, kuko ibihe atari bya bindi kandi igihe kije kandi cyegereje, kugira ngo buri wese agaragarizwe ububasha bw'Imana yacu kandi ububasha bw'Imana isumba byose. Nimukomere rero mube intwari ku rugamba, ndabashyigikiye kandi ndabarinze, namwe ntimunangire imitima biremwa mwese, ahubwo buri wese akingurire Uhoraho umutima we, amwereke intege nke ze kandi areke Uhoraho Imana amwigarurire. Ni igihe rero cyo gusubiza ubwenge ku gihe, kugira ngo muzirikane igitunganye kandi igitunganiye Imana mu bantu ari cyo mushyira imbere. Mwirinde kwiringira iby'isi n'abayo, ahubwo mwiringire Uhoraho Imana yo mu ijuru, we mugomba kwizera, mugapfukamira kandi mukambaza mukamusenga iminsi yose y'ubuzima bwanyu. Muhora iteka mumushengereye kandi muzirikana ko ari we mugabyi w'ubuzima, kandi muzirikana ko ari we wabahanze. Si igihe rero cyo kwigira ibyigenge, ahubwo ni igihe cyo kuzirikana urukundo rw'Imana mukarubamo, bityo mukimura ikibi umwanzi yabibye mu buzima bwanyu. Biremwa mwese muri ku isi, nimwitegure kandi mube maso, musenge nta buryarya, kuko indyarya zigiye gukuburwa mu myanda, kandi abizera nabo bagahabwa ikamba baruhiye kandi bakoreye igihe kirekire. Nimube rero maso, kugira ngo hatagira abatahukana amazeru bazi ko bari bari mu nzira nziza, kubwo kunangira kandi kubwo kurambirwa bakarambika bakoka mu bibi, bagasoza nabi, maze icyo bari bagenewe kandi bagombaga guhabwa bakakibura. Ndabakomeje kandi ndabashyigikiye kugira ngo mwambare imbaraga kandi muhabwe ubuzima bushya muri Roho Mutagatifu. Mutagatifuzwe rero n'ububasha buvuye mu ijuru, kuko bwururutse mu isi mu buryo bw'agatangaza. Abamarayika n'abatagatifu bakaba babereyeho kubusakaza no kubukwirakwiza hirya no hino kugera ku mpera z'isi. Turi kumwe rero kandi dukomezanyije injyana y'ibikorwa, kugira ngo dukomeze dukwirakwize imbaraga z'ikibatsi gitagatifu mu isi hose, kugira ngo dusukure kandi dusenye ikibi cy'umwanzi, maze abemera Imana bagendere mu ituze, mu mahoro no mu byishimo. Ntacyo muzasonza muri kumwe n'Uhoraho, ntacyo muzakena muri kumwe n'Uhoraho. Imvururu z'urudaca zibasiriye kiremwa muntu uri ku isi, ni umwanzi ubitera, kuko Uhoraho Imana yabageneye kubaho mu mahoro, mu byishimo, kugira ngo muhore iteka mu rukundo rwe. Urukundo rero rwagiye rukendera sekibi yinjiza ubumara bw'ikibi mu bantu, bityo ugenda gahoro gahoro bwibasira mwene muntu bumwigarurira, bityo sekibi afata icyicaro mu mitima ya benshi, aratangira abakoresha ibidakorwa, abambika umutima mubi wa kinyamaswa, ubushyamirane hagati y'abantu buravuka. Ibyo rero bikorwa bibi by'umwijima, Uhoraho Imana arashaka kubisenya yivuye inyuma, kuko nta kiremwa na kimwe kiri ku isi kizananira Uhoraho, kandi nta muntu n'umwe uri ku isi Uhoraho Imana atazagorora ngo amushyire ku murongo. Ni igihe rero cyo kwitegura kugira ngo mwigorore n'Uhoraho, inzira zikigendwa hatagombye imbaraga kandi hatagombye kururuka ububasha bw'ijuru, kuko buzashikamira bamwe kandi bakababazwa mu buryo budasanzwe. Abemera rero mukomere kandi mukataze muri iyo nzira, mureke kuvangavanga kandi mureke kuvanga ibyo Uhoraho Imana yabahaye ngo mubivange n'ikibi, kuko igisukuye kigomba gukomeza kikabaho gisukuye kandi kikagaragara mu isuku ya nyayo, kuko Uhoraho Imana adakunda imvangavange. Nimushyuhe rero cyangwa mukonje, kugira ngo Uhoraho Imana naza kugenderera be kandi naza guhemba no guhana, mugire igihande mubarizwamo kandi mugaragaramo, kuko mu kwicangurira kwe kandi mu guhindura buri muntu akoresheje ububasha bwe yazigamye kandi yiteguye kugaragariza abatuye isi. Benshi bazahura n'amakuba akomeye kandi bazahura n'ibikorwa bikomeye bibashikamira, kugira ngo umwanda biyambitse kandi ico batonze ku mutima ribashe gukubwa riveho kandi ribashe kuhagirwa.
Ngaho rero nimwirekure mwicuze kandi mwihane kugira ngo urukundo rw'Imana rubuzure kandi rubasenderere maze mugororwe hatagombye ingufu kandi hatagombye imbaraga z'ijuru mu buryo bukomeye kuko zizahitana bamwe zikageza ku mukiro abandi. Nimwitegure ntore biremwa by'Uhoraho kuko mukunzwe n'ijuru kandi mukaba murinzwe n'ijuru kuko mucumura Uhoraho Imana ntabace ahubwo akarindira ko muhinduka kandi mumugarukira. Erega Uhoraho Imana ntabwo yabaremeye kwigomeka cyangwa se kubatsembera amafuti yanyu, ahubwo yabaremeye kugira ngo nuguye amugarukire vuba na bwangu. Icyo tudashaka ni ukwinangira kw'imitima kugira ngo mwene muntu atibwira yuko ariyo nzira. Tuje rero kugorora ibyagoramye muri mwene muntu, tuje gusiza utununga turi muri mwene muntu kugira ngo kiremwa muntu ahe icyubahiro Uhoraho kandi ahe icyubahiro Uhoraho Imana akwiriye, kuko iki gihe ari igihe cyo kugaragaza ububasha n'ubudahangarwa bw'Imana yacu kugira ngo buri kiremwa muntu wese ayigire igitinyiro kandi agire igitinyiro Uhoraho Imana umuremyi wa byose. Ninde mu bari ku isi ushobora guhangara Uhoraho? Ninde ushobora kwisumbukuruza imbere ye ngo yumve ko Uhoraho Imana amusumbije ububasha n'ubushobozi? Oya, Uhoraho Imana ari hejuru ya byose, nta kimusumbyaho ububasha kuko ari we nyiri ibiremwa. Abahumeka hari abahanga n'abanyabwenge b'isi n'ubagabira. Niyo mpamvu rero buri wese uri ku isi yakagombye kuzirikana urukundo rw'Imana kandi ibyo mwagabiwe n'Uhoraho bikabatera kumushimira kandi bikabatera kunyurwa mumukuza kandi mumusingiza. Ibyo ntibibatere kwikuza cyangwa se kumva ko Uhoraho Imana ntacyo avuze mu buzima bwanyu mwihagije. Ibyo mutunze n'ibyo mufite byose mubikesha Uhoraho Imana wabaremye wabagabiye ubuzima, kuko ahushye kandi ahagaritse umwuka ntacyo mwaba mukivuze. Niwe rero ubagabira imbaraga kwirirwa no kuramuka. Nimuzirikane ko ari we mukesha ubuzima kandi ntacyo mushobora kugeraho mudafite ubuzima. Nimukomere rero kandi mukomeze kuba abahanga n'abanyabwenge. Kubaha Imana nibwo bwenge, gusobanukirwa ibyayo no kubikurikiza bikababyarira ubumenyi bukomeye kandi ubuhanga bukomeye bugataha iwanyu. Uhoraho Imana hakunda abamwumva, abamwubaha kandi abamwizera kugira ngo babashe kugendera mu nzira ze kandi babashe gukora ugushaka kwe. Ibitari mu gushaka kw'Imana ibyo byose bigiye guhinduka ubusa. Niyo mpamvu nshishikariza abari mu isi bose kugarukira Uhoraho Imana ya Aburahamu, ya Izaki na Yakobo, kuko benshi bihimbiye ibigirwamana bakebuka ibigirwamana bigiye binyuranye. Ariko nimuzirikane ko Imana ari imwe rukumbi yahanze isi n'ijuru. Imana ya Aburahamu, ya Izaki na Yakobo ikwiye gusengwa no gusingizwa iminsi yose. We ufite ubuzima bwa buri muntu wese mu biganza, we rudasumbwa, Imana ntagereranwa iminsi yose y'ubuzima bw'ikiremwa muntu. Mbiforeje umunsi mwiza, turi kumwe, ndabashyigikiye mukanguke kuko iki gihe atari igihe cyo gusinzira. Muve mu bitotsi by'umwanzi, muve mu bibarangaza n'ibibashuka kuko amagingo yegereje kugira ngo Uhoraho Imana yururuke kugaba umugisha mube kandi yururuke gutanga n'ibihano muba mwigometseho. Ibyo tubabwira kandi ibyo tubagezaho ni imburo kugira ngo mugaruke mu nzira, kuko Uhoraho Imana atabaremeye kubahana kandi atabaremeye kubarimbura, ahubwo wumva ntanangire umutima akagaruka mu nzira nziza. Uhoraho Imana ni umunyampuhwe n'umunyembabazi, kuko yiteguye kwakira buri wese kandi yiteguye gutandukanya icyitwa ikibi muri buri muntu kugira ngo kiremwa muntu yegurirwe uwamuremye kandi uwamuhanze. Uko ibibazitira kandi bibarwanya Uhoraho Imana abizi, akaba rero yiteguye gutsemba imbaraga zose z'umwijima zijyana mwene muntu kure kandi zimutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nimukomere mu b'intwari ku rugamba, turi kumwe, ndabashyigikiye kandi mbacungiye umutekano, kuko mporana namwe biremwa mwese muri ku isi. Nimukanguke mwicure kandi musenge nta buryarya, uko buri wese uri ku isi ari ikiremwa cy'Uhoraho, kandi Uhoraho Imana akaba agiye gutambuka mu isi kugira ngo anyeganyeze ibidatunganya bikure mu mayira, asukure icyitwa ikibi icyo ari cyo cyose agikure mu mayira. Muritegure rero mwese mutazasangwa mu myanda cyangwa se mutazasangwa mu nzira itariyo kandi mu nzira itari nziza.
Ndabashishikaje rero kugira ngo mube abanyabwenge kandi mumenye kubaha Imana no kuyoboka uhoraho Imana icyo ari cyo. Nanjye turi kumwe murana namwe mu gikorwa gikomeye cyo gusukura isi nyuza mu nyanja y'ikibatsi gitagatifu kugira ngo muhabwe imbaraga n'ubuzima mu buryo bwo gutwika nkongora ikitwa ikibi cy'umwanzi. Aba rero ndi mu murimo wanjye kandi ni mu bikorwa byanjye mu buryo bukomeye bwo kurwanirira ikiremwa muntu no kurwanira isi yose kugira ngo ironke amahoro n'umugisha bikomoka mu biganza by'uhoraho Imana yacu. Mbifurije umunsi mwiza, ndabashyigikiye kandi ndi kumwe namwe. Ntore nkoramutima z'uhoraho, nimukomere kandi mukomeze ubutwari n'umurava uko turi kumwe kandi nkaba mbashyigikiye mu rukundo rwanjye. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda nkoramutima za Nyagasani Yezu Kristu kandi intore z'ijuru ryose, mwebwe mwese muhora mwiteguye kwakirana ijambo ry'Imana urukundo kandi ibyishimo kugira ngo ribe ifunguro ritunga roho zanyu. Amahoro ndabakunda, nimugire ibihe byiza, mwakire imbaraga zibafasha kwinjira mu gakiza no kwinjira nyirizina mu gushaka kw'Imana kugira ngo mube intore n'intumwa z'ijuru mu buryo bukomeye. Amahoro ndabakunda cyane. Ndi Mutagatifu Yosefu. Amahoro ntore z'Imana.